uyu munsi dutangiriye muri studio barakwereka hari umusore wari uri kurikodinga ndetse ari gukora indirimbo. Gusa mu gukora indirimbo producer yakomezaga amubwira ko ibyo arimo rwose atari byo, dore ko ijwi rye ritari ryiza cyane. Ati Fabrice rwose uri kugerageza uko ushoboye, gusa ijwi ryawe ndi kumva ridasamaje pe, gerageza basi uririmbire hejuru kuko ijwi ryawe ntabwo riri attractive, ntabwo rikurura abantu. Ariko se Dira niko kuretse kunyenza uri kubona ruko ntageze koko, uri kumva ntari kuririmba neza, ko ndi kumva muri sound yawe rwose ibintu byose bimeze neza, nigo turi kunshinja amakosa rwose kandi njye ndi kuririmba nabi. Hari rwose Fabri ugomba kubyumva ndetse ukabisobanukirwa mwana, kugira ngo indirimbo yawe ikundwe ndetse imenyekane, no kugomba kuririmba ndetse ugashiraho umuhati, nyine ugashiramo utuntu tw'udushya tu, kuko uri kumva sound yawe rwose ntabwo isamaje, nta nubwo iryana mu matwi, gerageza mana uririmbire hejuru. Rwose Dira ni nawe uri gukabya, nzi ko ndi kugerageza mani, sinzi impamvu uri kumbwira ngo ndi kuririmbira hasi. Fabrice mwana kano nakazi kandi urabizi neza, nanjye ntabwo nagupfunyikira uwampaye amafaranga menshi kugira ngo ngukorere umuziki, rero niyo mpamvu ngomba kubikora neza ndetse nkabitunganya fresh. Yego Dira ni ndabyumva rwose ugomba kubikora neza kandi cyane, gusa nanjye ndi kugerageza uko nshoboye pe, ndabizi ndi kuririmba neza kandi njye ndi kumva ari byiza ndetse cyane. Oya rwose pe ntabwo uri kuririmba neza pe, ahubwo uri kuririmba nabi cyane kurusha uko ubitekereza. Ntari reka nongere ndi coding uririmba, uraza kumbwira ibyo urimo rwose. Nuko Dira ni yahise kuyongera afungura sound card recordingira rwose Fabrice. Gusa amaze kumurikodingira rero njya mwumvisha amajwi rwose, amajwi yaramaze kuba yaririmba. Ati Fabri ndiwumva se, uri kumva bino bintu rwose biri attractive. Cyakora Dira nahanga rwose umbwirije ukuri pe, ndi kumva umuziki wanjye wapi, reka mve muri iyi kariyeri rwose ndebe ibindi nkora. Oya rwose Fabrice mwana nta mpamvu yo gucika intege, uretse ko nyine ikibazo ari ukuri kuririmbira hasi gusa, ibindi rwose ntari, wowe gerageza uririmbire hejuru, nyine ubikore fresh bro, ndabizi biri buze kuba byagenda neza. Ati okay fine ntari rwose bro, reka nkomeze ngerageze. Gusa bakiri muri ibyo ngibyo ndetse bari kuganira, hahise ko yinjira undi mukobwa muri studio ndetse azafite akavuyo kenshi cyane. Ati Faisa bimeze bite se? Esa rwose producer Dira ni bimeze neza se? Ati of course rwose bimeze neza, gusa reka gusakuza rwose kuko mo hari umusore uri kuri coding. Ati wow I'm really sorry kabisa, sinigeze mbimenye se wowe ikimbwira. Yo nkikubwira se wowe usanze muri studio rwose urugi rufunze, utekereza ko hari iki koko? Utekereza ko hari ibindi bihari, nyine bishatse kuvuga ngo abari mu muntu uri kuri coding. Niyo mpamvu rero ugomba kwitonda, si ngombwa ngo rwose mbikumenyesha kuko mba ntekereza kubizi. Okay fine se bro wariye basi. Ariko rwose nawe Faisal urasetsa kuko izi sani zo kurya ndi mu kazi mani, ndi kuri coding. Cyakora nyuma yaho ninza kurangiza ndaza kuba nakuvugisha tu. Okay fine ntacyo bitwaye rwose, nimba urukongo kubishaka. None se reka nkubaze, mbaze iki se kandi sister, uriya mutipe nyine uri kuri coding uri kubona ari kugwamo fresh? Ati ya kabisa ari kugwamo fresh, imbere nyine niho byabanje kuba byakanga imirongo yari yayibuze, gusa ubu rwose ndakeka nyine biri kuvamo fresh, tubiri gucamo byadanje, nyine ari kuririmba neza. Kumvishe se ntamaze ko yari codinga. Ariko nawe Dira ni rwose uzicira akazi, ntuzi ko bitemewe mani nk'umu producer uri guhura umunyamabanga, ntabwo ushinzwe rwose kuba wasohora indirimbo y'umuntu atarabiguhera uburenganzira. Siko ko wamugana ari byo sha, narimbaye nk'aho mbyibagiwe umukundo. Shawe byaragusha ba wagoswe pe, use kuko nzajya nkwibutsa n'akazi kawe rwose bro. Amusore nyine Faisal tubatuncishiyeho. Sobara kwereka rwose aho Fabrice yarari ndetse ari mu cyumba cyo kuri coding, ahise kasohokamo ndetse mu gusohoka afite urusaku rwinshi cyane. Ati Dira none nizere ko rwose nabikoze neza ndetse fresh rwose, ibintu ntibyagenze neza. I'm sorry sister, nyine mwihangane rwose, nje mfite urusaku ndi kubasakuriza, sinarinzi ko rwose muri mwahangaha. Ati no ntari rwose ntaberenze, birasanzwe mwana ntaberenze. Ati okay fine nizeye ko rwose ibintu ari amahoro, gusa nyine Dira reka ngewe ngende ubwo nyine ngusiganire n'uyu musore wawe, ubwo ndaza kuba nagarukana nije kubaza niba usonje mbashe kuba nakuzanira ibiryo, gusa nimba umeze neza rwose nta kibazo, reka nkureke ndetse nigendere. Ntari bisi tagenda nyine kandi wihiteho, turaza kuba twasubira nimugoroba mvuye mu kazi. Kwa Dira ni kandi nawe musore courage kabisa, numvisha ibintu byawe ari byiza. Umvisha ari byiza se gute kandi nzi neza ko waje rwose nshobora kuba nari narangije kuba nari coding. Ati no nyine nabyumvaga narindi hanze, rega narindi kubyumva. Oya wimbeshya rwose kuko hano habamo sound proof, ntabwo wabyumva pe. Yewe uko zabamo kose ntiwabura kumva ijwi ry'umuntu, nyine ntabwo wabisakuza cyane, gusa nakumvaga rwose courage uririmba neza.
Okay, thank you kabisa kandi urakoze pe. Sa rwose nawe urakoze kuba ushimye, rekanye nubwo tuzasubira asanga nzagaruka no muri studio nkagusanga. Sa rwose nta kibazo muko ubwo hamwe n'Imana tuzongera duhuza. Nuko Faisal se kasoka muri studio ndetse asiga Dylan ndetse na Fabrice bari mwaho ngaho bari mu kazi kabo. Gusa gisohoka rwose Fabrice se katesha umutwe Dylan ati Dylan niki se kandi Fabrice uriya mudadamani ko mbona afunzemo fresh. Ariko Fabrice rwose nawe uransetsa afunzemo fresh gutesura ni nyine ni sister wanjye mutoto. Ese mani we waturutse ko muntu usa n'igihomora arabona ko sister wawe ari mwiza we. Ewe ubwo nyine uranzi ni mwiza nyine none ushaka ngase n'aba bashiki bawe njya mbona basuko bashaka. We gasopo nuzajya ushika kuri bashiki banjye kuko nanjye ndabizi neza kubemera ni beza rwose. Ubwo ni beza ku giti cyawe gusa nyuma mbona nta birenze nta bidasanzwe mwana wikikina. Sinshaka kuburana rwose gusa icyo nzi cyo nuko nzi ko nyine mfite bashiki banjye beza nanjye tu. Sawa nyine Fabri ubwo nibyo ntiwambeshya. Nyine bro bayadawe nyine none wabikuze neza pe nyine ingoma yawe ni fresh pe. Okay fine none se ubwo bigende biti ngende uzayisohorera ryari. Fabrice nawe rwose bikabyuse kano kanya koko yabimaze kuba yasohoka ntibishoboka mani ntibishoboka pe ntibishoboka. Okay none ubwo bizagenda bitese byibura after 2 week mani bizakunda kandi uzajya uhora uzarye nyine sanga utuntu tumwe na tumwe tutarimo fresh uzajya mpita ko nguhamagara ndetse uze tubinoze bya hatari. Okay fine ntaribi rwose. Uko barakwereka Fabrice se kataha ndetse ava aho ngaho muri studio. Gusa ku rundi ruhande hari umusore wari gukina basket ndetse ari gukora sport rwose bigaragara ko yarashishikaye ndetse ari gukora sport kugira ngo abashe kuba yagorora umubiri we. Gusa Fabrice nawe yase kashika aho ngaho ndetse mu kwashika yaje aho bera umusore bisa nkaho bari baziranye ati Keve bimeze bitese. Ati ni byiza rwose Fabrice VP ni freshman nimeze neza ntari bindakomeye. Nose mani ko mbona ku kibuga nta bantu bari kandi nari nje nizeye ko rwose hari abantu turi buze kuba twakorana. Nyine Fabri bari buze kuba baza tuntu ko giye nashatse kuba nazinduka kugira ngo mbashe kwikorana. Mani nyine ngiye ndi gukorana n'abantu benshi ntabwo mbasha gukora training zanjye neza. Rero niyo mpamvu nazindutse kugira ngo maze nikoreshe nyine ubwo bari buze kuba baza ndetse aho basanga ngejeje baraza kuba bakomerezaho. Ahubwo se mani wakaje tugakorana. Ati okay fine hari bibro reka dukorane dore ko nanjye rwose aricyo cyari gitumye mbasha kuba nazinduka. Nuko Fabrice ndetse na Keve batangiye kuba bakorana siporo za basket. Gusa bari gukorana siporo za basket Keve se kabaza Fabrice atese Fabri compare kuri muri studio mani kigoma cyane ntabwo kirajya hanze. No bro man uzikarejo narindiyo ndetse ariho nabitunganyije mani fresh. Gusa nyine byabanje kuba byagorana bro. Ira studio irahenze ndetse nyine Dylan abashaka kugira ngo gukorera ibintu nyine biri fresh tu. Ya mane Dylan akora umuziki umeze neza tu. Ingoma ze zose abari wane. Cyakora bro uriya mutipa ararenze yarankonfirmye pe ararenze bya hatari. Ya of course man uriya mujama ararenze tu ararenze ndetse cyane gusa afite mushiki ufunzemo boko. Waramubonye se nawe Fabri. Man nuko yaje nyine maze kuri codinga tu gusa yakiza ntararangiza kuri codinga amenya nari no guta ubwenge tu. Ese bro umukobwa se kuko bure yatuma utubwenge we. Shamara ramudadanye ameze neza fresh gusa cyambabaje nuko ntigeze mwakana nomero cyangwa ngo menye izina rye tu. Yewe bamwita Faisal umuramu kandi kanyaraza kuzana we hano muri sport tu. Shwase man ati of course araza kuba yaza muri sport kuko ejo twavuganaga rwose mbwira kari buze kuba yaza ahubwo yakererejwe twanye gahunda ko ari buze kuba yaza kare nawe tugakorana. Bro tambwira se kwa mugwiriyemo ko mwatangiye kuba mwajya mu bintu bya relation. No aho wibeshye rwose mani ni inshuti yanjye bisanzwe ko urabizi neza uriya mujama ninjye nyamucurangira. Rero mwira studio ye rumva nyine nkunda kuba ndi kumwe n'uriya musisteri we nabafite sound ya danger man kuko hari abandi batipi benshi njya mbona baza hariya ndetse akabafasha. Burase kazi no kuririmba bro. Faisal nta uzimana arabizi ndetse cyane we nyine nazamuye amaboko arabizi tu. Ahantu mva rwose ngo tuzahuza nanjye nkunda abadada bazi kuririmba. Fabrice akanyumenje mu muziki ushatse kuba wajya no mu relationship bro. Ariko manje matekereza ko nta nibirenze no sari bya danger we. Nanjye rwose ntacyo mvuze kirenze nihitiraga rwose nta birenze bro ahubwo courage kabisa. Nako bakiri muri ibyo rwose n'abandi bantu bahise kubaza benshi muri sport ndetse batangira kuba bakorana. Gusa barangije sport Fabrice yahise ko yegera Faisal. Ati bimeze bite se sister? Ati ni byiza ati kandi nanone turongeye turahora se umuhanzi we.
turongeye turahura ubwo nyine bishatse kuvuga ko ibintu byacu Imana ishobora kuba ibirimo. Oya se kandi ibintu byanjye si ubwo nibihera nawe nyine ayimeni kuba nyine njye nawe rwose twongeye tugahura tukavugana nta n'umwe wigeze uhundi gahunda bishatse kuvuga ko nyine ibintu bishobora kuba birimo umugisha. Nari ngize ngo n'ibindi rwose biri hano ku ruhande gusa nimba ari ibyo ngibyo rwose n'umugisha nanjye ndatunguwe kuba nongeye guhura nawe. Ariko bro nyine ejo bundi twahuriye muri studio sinabasha no kubana na kubaza amazina yawe witwa gute? I'm surprised kabisa. Utunguwe n'iki se kandi? Nyine ntunguwe rwose no kubona umukobwa ari we wa mbere umbaza amazina. Nari nzi ko ubundi ubusanzwe rwose ari abatipe banza kubaza abakobwa amazina gusa noneho final rwose urantunguye niwe ubanjije pe. Ariko mba numva rwose ntabirenze. Okay fine nabwo nyine wowe mbwira izina ryawe ureke ibyo ngibyo rwose. Okay banyita Fabrice rwose. Wow ufite izina ryiza rwose. Wese bakwita gute? Nanjye banyita Faisal ubwo sinzi impamvu utanzi pe. Natekerezaga ko Dylan ashobora kuba yarakumbwiyeho rwose. No cyajye nyine wahise kuva muri studio nta bindi twase ko tuvuga twase ko dukomeza umuziki wacu. Nyine ntabwo twagize umwanya wo kuba twakuvugaho. Ati okay aho rwose nabyo ni sawa. Gusa by the way bro shout dimba neza pe courage ndabizi ira ndirimbo yawe rwose za nyine zatwika bya atari. Etarishu was of course rwose zatwika. Okay reka byizere gutyo. Gusa bakiri kuganira rwose barakwerekana kevese kaza ndetse abivanga amati. Wikumbona mwahuje bya atari wagira ngo musanzwe muziranye se. Ati rwose Kevin ntabwo sanzwe niziranye n'uyu mutipe gusa nuko twahuriye muri studio kwa Dylan. Kandi rwose nabonye ari umusore mwiza ndetse uririmba neza rero turahuje turongeye turahura kandi twari twibwiranye rwose nyine kariko kanya kugira ngo tubashe kuba twakibwirana. Cyaha Dylan ubwo nyine yarawugufunganye ndabizi rwose hari abayigize seriye ngo ntabwo abashaka ko abasore bavugisha mushiki we wagira ngo bazamwitwarira. No nawe rwose Keve wibikabiriza pe use ko tuvugana. Yese komeze nkaho rwose ndi umuvukanyi wawe n'ubundi ko ntabiba birenze. Ahubwo nyine Imana njye nari nje kugira ngo mbasezerane ndetse nicira reka njye mu rugo ndabona Bwacya ubwo tuzongera dusubire. Oya rwose ubwo se Keve ribuze ko wansiga kandi ubizi ko njye nawe rwose tunyurana ahantu hamwe. Ati okay ubwo rero asezera Fabrice tugende. Ati Fabrice rero reka nkoreke njyane na Keve ubwo tuzongera dusubire. Ati okay ntarebi rwose ubwo tuzongera dusubire. Atariko nari ngendere utambaye nomero zawe mpa nomero zawe rwose. Nuko Fabrice yahise ka Faisal nomero ze. Ati nose Faibo ngende buze ko nabona izawe gute? Ati no do wari rwose nishika mu rugo ndibuze gute ko nkwandikira. Ubwo rwose ninkwandikira nawe urahita saving izanjye dutangire twiciringira nk'ibintu bisanzwe wabona uzanampa akazi rwose. Ati none se we wakora ibiki Imana ko ntazi n'ibintu ukora. Ati nanjye ndi umuririmbyi gusa sindi umuririmbyi ku giti cyanjye nyine mfasha abandi. Ubwo nyine ushatse ko nanjye nyine zangashiramo akajwi kanye ntakanagamo bure nabikora ukanyihera ku duceri. Ati okay fine ntari rwose tuzahuza tu. Fabrice se katandetse ajya mu rugo. Gusa mu gushika mu rugo yasanze rwose mushiki we yarayicaye ndetse amutegereje ati ati Debora kuri muri sarusi zino saa kandi rwose ari muri weekend agakwiye kuba uri mu masuku. Fabrice nabirangije mani nabirangije ndetse kare ahubwo nari nkurindiriye rwose ari tuntu nshaka kumfasha. Ati nutuye se kandi shanyine baduhaye waka y'imibare gusa yananiye ndetse yanshanze pe kandi nkeneye ubufasha bwawe rwose sinzi ko ndibuze kuba nabishobora nyine gerageza basi umfashe. Okay fine rwose ntaribi reka nze ngufashe ubwo ngubwo rwose nawe gusa imibare sari birenze mani ntubu byumva ndetse ubisobanukiwe. Ariko Fabio wajya ureka kwiyemera rwose nimba wumva ibintu koko utekereza ko nanjye rwose mbyumva. Okay fine ntaribi rwose reka ngufashe. Nuko yahise kwicara ndetse atangira kuba yamufasha ndetse aramusobanurira nkuko yari amaze kuba yabimusaba. Gusa atangiye kumusobanurira rwose Faisal yahise ko yandikira Fabrice. Ati Fabrice ndabona rwose ari umuntu ukwandikiye gusa ndabona numero rwose itasevinze. Ati wow kubyange bikunda rwose ni Faisal. Ati se kandi Faisal aje gute muvandi? Ati none se uramuzi sister? Ati no ntabwo muzi rwose abwo nuko nyine numva iryo zina ritishyashya mu matwi yanjye. Ati yani rishyashya mu matwi yawe rwose Faisal nyine n'umushuti wanjye mushyashya n'inshuti nshyashya ntungutse. Ataha baranunguka wa saa nyine ubwo ngubwo ndabizi igiye kunkurizaho ntiwongera kuba wasobanurira. Ati no sister ndagusobanurira rwose abwo ntugire ikibazo gusa reka maze ngusubize ndetse muvugisha. Nuko Fabrice yatangiye guciringa na Faisal ndetse baraganira bamaragaye karekare rwose bari kuganira.
nuko Debora yahise kagenda ajya mu mirimo gusa irayikora ndetse amaragaye karekare dore ko yagarutse asanga rwose Faisal ndetse na Fabrice bakiri kuganira. Ati Fabri ariko nawe rwose wakabije pe kugeza na n'ubu aracyari kuganira na wa mukobwa we. Ati turacyari kuganira nyine twahuje tunabonye ari umwana mwiza mari nyine turi guciringa. Tiwe rwose namwe mwakabije pe uzi igihe mwahereye no nta birenze rusari birenze we. Aha ubwo si birenze nibihera bari gihe wahereye bari gihe wahereye ibaze ko nagiye ngateka ndetse nkaba ndangije ukiri muri ibyo ngibyo pe. None sari birenze we. Aha utambwira ko kandi utangiye kuba wamwiyumvamo ndetse utangiye kuba wamukunda. Ati no ariko nyine nta nibirenze Debora zikunda uyu mudadaciringa byatari n'umwana mwiza bya danje. Ati sa rwose nta kibazo niba ari umwana mwiza rwose muciringe ndetse muhuze nta birenze. Ati okay fine wahishije se basi. Tigo rwose nahishije abo dikwibaza ko turi buze kuba warya ndetse utarakaraba. Aha reka maze njye muri dushe ntaribi ubwo nimva dushe ndahita konza ndetse rwose tubashe kuba twasangira. Gusa barakwereka tugarutse kuri studio rwose Dylan yari gukora ku muziki wa Fabrice. Gusa kiri gukora ku muziki wa Fabrice rwose Faisal yahise kaza ndetse amusanga muri studio nabwo. Ati ese we ko ndi kumva rwose iyo sound ari nziza byatari byagenze biti. Ni yawa mutipe Fabrice rwose konti yari yabanje gucika intege ndetse ari kumbwira ko agiye kuba yava mu muziki gusa ndi kumva rwose umuziki we rwose uzarya ahita azaba ari mwiza cyane pe. Ati yego rwose nanjye birantunguye ndi kumva umuziki ari mwiza. Ati se Fayi we kuri ahangaha kandi uje gukora iki? None se bro kuri narangije akazi kanjye rwose nari kuguma mu rugo nkora iki naninje kugira ngo nyine mbashe kuba nareba akazi kawe ko turi kugakora. Ahubwo ushaka kuzanyigisha bino bintu rwose. Ati no bino bitesha umutwe rwose sister sinzi ko wabishobora pe. Ibyo ushobora asedire ibintu rwose wowe ushobora njye urumva rwose byananira. Atariko byakunanira ahubwo dila reka njye muri studio wongere ndikodingira akantu kamwe rwose mbashe kuba nakishira status pe. Ati se ko naheretse umbwira ko wafunguye YouTube ndetse ushiraho utuntu twawushiraho ntabwo tujya turya njya ngukorera. Shazi kunta abantu badukunda ngo barambwiye ngo rwose njye nkora tureture kuko nkora duto cyane ndetse ngo bakaba baryohewe bakajya kumva bakumva turashize. Okay sano ntari bijyamo turi coding byibura nk'akantu k'iminota 5. Ati wow Dila sha urabo nkoreye rwose pe. Nuko Faisal yahise kajya muri recording room Dila natangira kuba ya muri codingira. Gusa atangiye kumuri codingira rwose Faisal bahise kuba muhamagara. Ati wenda abona rwose baguhamagaye ngo nubanze witaba uyu muntu. Ati ahe gusa koko uwo muntu ninde rwose utangiye kuba yantesha umutwe. Ataha niko nari Fabrice utambwira ko rwose we na Fabrice mwatangiye kuba mwaciringa. Wareka niki se bro wareka niki kuri amutipe twahuriye kuri basket cyagiye nagiye muri sport kandi ni rwose nyine na hano kwa twahuye gusa nyine mbona mvugisha bidasanzwe sinzi ibye. Ataha sawa nzaba numva ibyanyu rwose mwitabiwe ute kugenda kuri coding. Nuko Faisal se kavugisha Fabrice gusa bidatinza kimara kumuvugisha se kasubira muri recording room ndetse batangira kuba bamuri codingira. Ati okay none ndumva rwose watangira ndetse ukarecordinga neza. Ukatangiye kuba yamuri codingira ndetse ara muri codingira ibyo bari bavuganye dore ko bari bavuganye iminota 5 rwose irarangira aba muri recording room. Atawi we shaka ibintu bingoye cyane ugereranyije n'ibindi byose. Ati yarega rumenyere gukora kanota kamwe none ngukoreye iminota 5 birumvikana rero wagombaga kuba wananirwa ariko nta birenze sindirimbo y'abandi suburi gusubiramo hari birenze we. Ati koko wanamugani pe ibaze none aba yari yanjye ndetse ndi kwisomera imirongo koko nabivamo. Ya Faisal we nta birenze mari ibintu byose biravuna gusa nakomeje kubona umutipe we yakwandikiye ama message menshi nuko nanze kuba nagutesha umutwe. Nabonye harimo nayakeneye ko mubonana se we nawe habari mani nibiki. Ati bro nta birenze mani. Rero umusubize ndetse umwemerere muzabonane kuko Fabrice nta niribirye. Nuko yese kamusubiza ndetse amwemera ko rwose bazabonana. Gusa barakwereka Kevin yahise kajya kwa Fabrice ndetse ajya kumusura. Ati Fabrice bimeze bite se bro? Ati ni fresh mutese mani kutarakora coming soon ya kakaririmbo kawe kugira ngo tutangire kuba twakamamaza. Ati reka rwose nawe hangaha waba wirukanse pe. Use kuko indirimbo itaranamara n'icyumweru. Shaburetse mani babanze bayirangize ndetse yambwiye kazayikora neza niyo mpamvu rwose ariko ntari kubyirukamo. Keneye ngo basi nyine abanza yikore ndetse igende neza. Ahubwo bro nyine uje hari umukobwa tugiye kuba twabonana waraze tukaza gusubira nyine mvuyeyo. Ese ninde kandi Fabri mujye kuba mwabonana nyine mani navuganye na Laisa
ndetse yanyemereye kuba najya kumureba ndetse duciringi. Taha kuraje tu, isubiye n'umukobwa ejo bundi none utangiye kuba waciringa nawe. Tambwira ko kandi atangiye kuba wajya mu bintu by'amarelation ndetse utangiye kuba wamwiyumvamo. Ariko rwose nawe uransetsa, naho namwiyumvamo semani si bisanzwe, ngiye sindi umuntu sinakunda. Aha kuraje bro, kuraje kabisa, ntabwo naguca intege rwose, genda. Ukubara kwereka Fabrice yahise kagenda ndetse ajya kuba yabonana na Faisi. Kevin ndetse na Debora basigaye mu rugo ndetse basigara baseka cyane. Atese Debora kuri guseka cyane we bigenze bite? Aha Fabrice ntuzi biri buze kuba byamubaho, araza kuza ndira ndetse amubwira ko bamwanze. Sinzi impamvu mani brother ntago ajya agira amahirwe mu bintu by'urukundo tu. Aragenda agateretana bakamwanga akagaruka akaza ndirira, buriya nabwo araza kugaruka arira rwose. Nushatse kuvuga ko atitaye kuba muca intege rwose, agenda bakamwanga ndetse akongera akagaruka. Ataha turiya mukobwa n'uwa kabiri rwose amaze kuba yapropose, ubushize rwose yapropose n'undi nawe aramwanga aramuraburiza. Ati no ariko rwose reka turebe ndetse dutegereze, wasanga uriya we bibuze kuba byakunda. Kevin ndabizi rwose Fabrice ibintu by'imisitari rwose, ibintu byo gutereta ntago ari ibye, nagenda ndetse yikorera umuziki pe kuko ibindi byose byaramunaniye. Cyakora rwose urugero rwiza rw'abakobwa baca intege. Ubusuri shuwa neza ko atari buze kuba yabishobora, ndaza kuba naguseka rwose, naza tubwira ahubwo ko byagenze neza ndetse ko bamwemeye. Ataha ntaribi rwose bro, weguma hanga ndetse urindire ko bitari buze kuba byatinda, araza kugaruka ndetse akuririra rwose. Sobora kwereka Fabrice yaragenda ndetse abonana na Faisi. Ati Fayi bimeze bite? Ati ni byiza Fabrice, wow gusa wambaye ikanzu nziza. Ati rwose merci Fabi, urakoze gusa nawe ndabona wambaye neza pe, wambaye neza wagira ngo hari ikintu ugiye kumbwira kidasanzwe pe. Ati no nta kidasanzwe, ahubwo nuko nyine agaciro nguha katatuma rwose nza kukuvugisha ameze nabi kuko mbona uri uw'agaciro ku buzima bwanjye. Ati no wayase kandi Fabri, gusa ibyo bintu uvuze nibyo wabitekerejeho we? Ati of course nibyo rwose, ntabwo nabikubeshya kuko nyine niko mbibona ndetse ni nako kuri guhari. Ati saa rwose ubwo ngubwo nibyo ntiwambeshya, gusa by the way nyine ntakubeshya wambaye neza tu. No Fabrice wikabya rwose, wikabiriza ibintu. No ntabwo ndi gukabiriza ibintu rwose Fayi, nyine uko niko kuri ndetse ntabwo ndi kukubeshya pe, wambaye neza. Ningewe gusa subiko abwo si igihe cyose agendeye mu muhanda nta wundi muntu mwahuye rwose ngo abikubwire. No Fabri nta wundi muntu rwose twahuye ngo abimbwire, gusa basi ubwo bimbwiye reka mbyizere, ubwo nibyo ntiwambeshya nambaye neza tu. Ati of course wambaye neza ndetse uraberewe cyane. Okay fine ntaribi rwose, none se nyine Fabri wampamagaye mbwira kuri kunshaka, gusa antiri nawe ndi kwibaza rwose ikintu cyatumye umpamagara, uzi ko we yego komana ahubwo mbwira bimeze biti. Aya rwose Faisa nawe wikirukansa ibintu, reka basi mbaze ngutumirizeho icyo kunywa. Ati wow rwose ndi kubona uri romantique kabisa. Nuko Fabrice se katumiriza Faisa icyo kunywa. Tese Fayi bakwakiriza iki? Ati nibanyihera agafanta rwose. Ati nose ntabwo ujya unywa inzoga? Ati no njye rwose ndi umwana mu batambyi ndi umurokore, nyine ibintu by'inzoga rwose mbirebera kure, ntabwo njya mbifataho, ntabwo njya mu inzoga pe. Ati okay ntaribi rwose, ndumva bitunguye rwose kubona umukobwa w'iki kinyejana atanywa inzoga. Ati no ahubwo se abazinywa ni bangahe? Kari bake. Ati ni bake ahubwo basigaye bana, ariko reka tubireke. None se nyine reka nkubwire nyine tu. Ati hoya buretse kumbwira babanze banza n'icyo kunywa manze n'inywere da, ndi kumva ibintu rwose ugiye kumbwira bishobora kuba biremereye. Ati no ntabwo biremereye rwose, ni ibintu bisanzwe, ahubwo nyine nuko nashatse kuba nabikubwira hakiri kare kuko bajya bavuga ngo iyo utinze birapfa. Ati sure, ati of course rwose iyo utinze birapfa, niyo mpamvu nese kumvuga ati reka mbikubwire ndetse ntaranakerereza, niyo mpamvu rero. Ati okay fine ntaribi rwose, ndi kubona fanta yanjye bayizanye ubu ngubu rwose wambwira pe. Ati ese urashobora kwifungurira? Ati no ntaribi rwose ndabishobora, nta birenze nawe wibikabiriza, uzi kuri kumpaka ya nyinshi cyane we wagira ngo turi kudetingana. Ati none se Fayi bibaye byo hari icyo byaba bitwaye? Ati no Fabrice we turi inshuti imana, nyine ibintu byo kudetingana mba mbona ntazi bitabiba bibi ibintu byose iyo bijemo ibyo bintu by'inkundo. Ati okay fine ntaribi rwose byose mbyitayeho, ahubwo nyine reka basi nkubwire ndetse ndeke no kuba nabitindamo, nyine reka nkubwire ndetse nkubwire ibintu ukuntu bimeze. Ati okay ntaribi rwose mbwira ndetse ndi kukumva muteze yombi. Ati nyine Fayi reka nkubwire
cyagiye urabona cyagenza muri studio iwanyu. Ati ndabyibutse cyane rwose cyagiye uri kumbwira ngo sound yawe si nziza kandi rwose ndi kumva uri kubicikamo fresh cyagihe byari byiza ariko uri kumbwira ngo ntabwo irenze mani. Ati ya nyine njye nabonaga ntabirenze gusa wenda gutangiye kumpa icyizere ndetse n'abandi bampa icyizere ko rwose ya audio yanjye izaba nziza reka mbyizere. Ati ya rwose izaba nziza ndetse cyane ahubwo se nyine mbwira nyine cyatumye mpamagara pe nyine ngira amatshyushyu menshi mfite amatsiko menshi byatari kurya utabyumva. Ati okay nyine fa ikintu cyatumye nza kukureba ndetse sinshaka no kubona bitindamo nyine kuva cyagiye duhurira kuri basket chat zanjye nawe nyine already mvuye ko rwose natangiye kugukunda ntabwo naba nibeshye. Ati sure uri serious we kandi ibyo nangaga ko numva ari byo utangiye kuzana. Ati no fine nyine I'm serious agukurusha uko bitekereza nyine ukeneye iruhande rwanjye tu I need to be your boyfriend. Shawapi pe ibyo bintu se ko numva ntazi byari byo. Ati no nyine fine please gerageza unyumve pe kandi I'm serious. Yeah of course ndi kubibona rwose ndi kubona kuri serie gusa sha bro se nakwizeza iki we ko naba nkubeshye. Ati no wahise utagira icyo unyizeza nyine nuko nyine ibi bintu wapi pe wapi. Ati ushatse kuvuga iki se wapi? Ase mani nyine ndiho tukimenyana nta n'iminsi tumaranye erega uretse n'ibyo ngibyo nyine mfite umukunzi tu. Ati ari sure. Ati of course mfite umukunzi gusa ese Kevin kubera icyo atabikubwiye? Kevin inshuti yanjye ndetse turahurana ndetse nyine na boyfriend wanjye n'umushuti we kuki atabikubwiye ibyo bintu? Ati none se mbere ko nza kukuvugisha ariko waza nkamugisha inama kweli? Ati of course rwose wagakwiye kuba wamugishije inama nk'umushuti wawe nyine mugaciringa ndetse akabikubwira neza gusa nyine pe mfite boyfriend kandi I'm sorry ntabwo byakunda. Ati se basi ntunambwira ko uzabitekerezaho? Ati no ntabyo kubitekerezaho rwose nyine biri impossible kabisa ntabwo byakunda. Ati okay fine ntaribi rwose pe ntaribi gusa birambabaje ndetse cyane. Ati I know bigomba kukubabaza kuko nimba ari warabitekerejeho ndetse wabitinzeho wanabyishizemo gusa ntabirenze bro wanabyikuramo pe kuko sinakishimira kuba nakubeshya. Okay fine ntaribi nyine none sinabigenza gute kanitahire tu sinose kutakano kanya kuko turaganira ibyakugenzaga n'icyo ngicyo gusa Fabri. Ati no si icyo ngicyo gusa cyangenzaga gusa nyine ibindi byose byari kuba nyine byari kuba bishingiye kuri icyo ngicyo gusa ubu ngubu mpise numva n'amagambo ashiranye pe sinzi icyo nabasha kuba navuga. Ati no Fabrice ariko nawe rwose ntukamere gutyo ntabirenze none se niyo mpamvu none se nibwo bwa mbere rwose wumvishe umuhungu propose umukobwa agasanga afite undi mukunzi? Ati wapi kabisa nyine birancanze uzi ko nyine nizeye ko rwose njye nawe bizakunda ndetse bigacamo. Ati of course rwose ko wari wabyizeye nyine kuba bitagenze uko nguko nta kibazo kibirimo nyine akenshi ibintu twizeye ari bidutenguha nyine rwose nawe ihangane ko bigutengushye gusa ntabirenze bro ntabirenze ndetse nta byadanje. Ati yes rwose ntaribi gusa nyine ndumva mbabaye pe. Rwose nta mpamvu yo kuba wababara ndetse no kuba wacika intege gusa uzabona undi nyine ngewe ikibazo kibayeho nuko mfite undi gusa njye twari guhuza ariko I'm really sorry pe I have boyfriend kabisa. Barakwereka rwose Fabrice yahise kagenda ndetse arataha gusa mu gutaha yatashye ababaye cyane ndetse yashitse mu rugo nta muntu ari kuvugisha. Ati bro hi. Ati hi de bro. Ati se ko mbona warakaye nta n'umuntu ushaka kuvugisha byagenze bitira gahunda wari wagiyemo ntizaciyemo? Ati se ahubwo mbwira Kevin yatashye? Ati no Kevin ntago arataha rwose ari mu gikoni ari kwarura. Ati mpamagarira uwo muginga aze hano ndetse mubwire. Ati ihe ese kuri kuvuga nabi bro byagenze biti? Ati no we mbwira rwose ari hehe ndetse mumpamagarire ndi kumushaka. Ati Kevin gwino rwose bari kugushaka. Ati bro bimeze bite ko mbona warakaye man? Ati Kevin shukuru wa fake man. Ati se ndo wa fake gute mwana? Ese kuki utigeze umbwira man nagiye gutereta uriya mukobwa ubizi neza ko afite sheri ndetse ntiwanandabura we? Ataha I'm sorry bro usinari gutekereza rwose kujye ko wajya gutereta Faisa we njye natekereje ko rwose mujye kuba mwahuza ibintu byanyu by'imiziki ndetse mugahuza kuko ndabizi nawe n'umuririmbyi mwiza. Ati wapi bro sha naraburije man nyine nagiye kuba namuvugisha gusa nyine mugeze imbere arandaburiza bya hatari. What yakuraburije se gute man? Sha nyine yambwiye ko ngo afite boyfriend ndetse nyine yarangaya cyane kuba ntarakubajije ngo kuko iyo ngubaza ntabwo nari kwirwa ngenda ndetse ngo mbyishiremo. Sha bro ariko nyine
watinze pe watinze kuko afite umusheri imana afite umusheri nyine wagakwiye kuba wambajije kuko afite umutipe bemeranywa bya hatari imana umutipe umwemera bya danje bakundana kuva kera kuva twamenyana nanjye nari nzi ko bakundana ati bro urumva nk'ibintu wankoreye mani kuki utigeze undabura ariko Fabi ntushira amakosa rwose bro njye sinigeze ntekereza ndetse sinanibwiraga rwose ko ugiye kuba wamutereta ati mani nyine narashutswe tukarakadada ukuntu kakwivugishwaho ndetse ugatekereza ko rwose ko gashobora kuba katakayemo ati mani Faisal nuko nguko ateye to abatipi benshi bamwibeshya uritiye n'ukuntu aba yabitwayeho nyine akwitwaraho ukuntu ukagira ngo rwose yagushegeye nawe ugahita kwirukanka nyine ugabasha kuba wamubwira ibintu by'inkundo kandi rwose bro njye namaze kumumenyera namaze kumenya ko rwose ariko yitereye niko yimereye njye sinjye nirwa nanabitindaho tu ati bro none se ko ndaburije mani bazura mudada no wa kabiri propoje na wanyanga pe ati yafukoze rwose nyine komeza ugerageze utitaye kuba guca intege gusa uriya we nyine biranze ndetse nta nukundi wabigenza shabro nta kundi nyine rero sinabigenza gute gusa Debora yiseka tise Debora nkaho uri guseka iki koko nyine brosha no kuri ntabwo ugicika intege pe kuko nkurikije abamaze kukurya udupapa ukomeza utereta shandi nkayo natuza nkabaza ngatuza nkitekerezaho neza pe Shadebo wambabariye kuko waritse kunserereza reka kumfatikanya n'ibibazo nifitiye rwose sister singufatikanyije nabyo ahubwo nyine mani birasekeje tu ukuntu baba baguteye udupapa bakakurya indobo ugakomeza nyine ubundi ucika intege tu nibyo nyine uba ufite courage za danje mani sawa nyine vugira ibyo ushaka nanjye nabizi nawe nzaguserereza rimwe kuko nabizi nawe byakubaho ati reka bizambaho se gute ngenda cyari umwana mani nta mwana muri secondaire uteretana ati sawa ndakwibikiye nzaba nkubwira undi munsi ndetse n'igihe nk'iki nzakwibwirira tu Faisal yese kajya muri studio ndetse mu gushika muri studio rwose yese kasanga Dylan ati se Fayi wari wagiye muri date yawe byagenze biti ariko Dylan uziko nawe wasaze rwose bya muri date yihese nagize ngo rwose wagiye kuba wabonana na sheri wawe ati no ntabwo nagiye kubonana na sheri pe ndetse ntubizi ko cyagiye Fabrice yari yanyandikiye rwose ashaka ko njye nawe tubonana ati I'm sorry nahugiye kuri ka karirimbo kawe rwose ndahuga sinabasha kubonana nabyibuka pe ubwo ari wanabimbwiye ejo ariko sinabitekerezaga ndetse sinabyibukaga ati ahubwo banza unyumvishe rwose wagakoze neza se ati yafukoze nagakoze neza se ubwo kuko umushiki wawe wamukorera ibintu bibi ahubwo banza unyibwirire we nuriya muhungu byagenze bite nyine mwavuganye shabro areka n'iki sabwo ko yaragiye kuba ngo yantereta ngo nyina we dukundane ati oya se kandi ati yafusha uwo mwana nibyo yaragiye kuba yambwira none se ntabwo yarazi ko rwose ufite sheri shantuzi Kevesa ati ya Kevin ndamuzana ugiza kunkorera rwose ugiza kuncurangira ati shayibaze kari inshuti ariko ntiyari yaranabimubwiye kandi disi nabonye byamubabaje bya hatari ati nose ukimugira uwa kabiri byari kugutwara iki asedira we nkayo nyumvira kuko basaza b'abantu barasetsa ubu koko niyo nama agakwiye kuba wangirira rwose kugenda ndetse nkatendeka abangubu abandi nkababeshya ataha ariko nyanumva ngo bagarira yose ntuziri zamera tu rero wibeshye ngewe ubu ngo ntago ari we nge rwose ntabwo ari we nge pe nge ntabwo ibyo bintu sinabishobora rwose nabishobora amabona aritesha mutwe sawa nyine ubwo ngubwo nibyo ntiwambeshye none ubwonko bw'umutipe y'abandi ukaba wamukatiye rero tisha ntabwo namukatiye ahubwo nyine nawe namukunda gusa none sinamukunda mfite n'undi mukunzi we ataha nyine nta kundi niyihangane tu gusa sha nyine ikigoma cy'indi kumukorera sha kizatuma ba famous niyihangane pe ndabizi nagisohora hanze kizakundwa ndetse rwose ndabizi neza hazahita habona utundi dukobwa tumwikururaho ndetse tumushananukira nyine nibyo dila nyine nibyo azabona abandi gusa nyine biragoye pe none se kubona abandi we hatabakunda afite umuntu akunda bazaza mwiture hari benshi bamwirukeho kubera ko ari umusitari binamugore kugira uwahitamo usanga ahisemo nabi ase ko numva umufitiye impuhwe kandi rwose wamwanze ati shano nyine uriya mutipe n'umwana mwiza pe nanjye nyine ndi kumva mbabaye kuba namwanze ati hoki muhamagare none mwongere musubirane shaho ya pe mfite boyfriend kandi nawe rwose urabizi pe ese ntubizi we ati ndabizi si biki ntubizi ko Ben ari umwana mwiza ati yashaka uriya mutipe wawe nawe ari perfect bya hatari pe ati of course nawe rwose ari perfect ndetse cyane niyo mpamvu rwose ntabwo nkwiye kuba nakorera ngo muraburize nyine ngo nuko mbonye undi mutipe nawe mwiza ati yacyakora bro ati yacyakora sha aho ngaho rwose Fayi urafite pe aho ni fresh gusa nyine mwana mwihorere nyine nawe wumva cyabayeho nuko utamenya gusa
gusa nawe yarabyumvishe ndakeka bamusobanuriye neza. Ati namusobanuriye nyine ntiyabikunze byamubabaje gusa yaje kubyumva tu. Gusa sinzi ko rwose sinzi ko Keva ari buze kuba yamukira. Ati kubera iki se? Ati nyine yababajwe n'ukuntu Keva atigeze abimubwira kandi ngo ari inshuti yiwe. Ati ni abantu b'abasore bana bari buze kuba babikemura. Barakwereka tugarutse kwa Fabrice. Fabrice agiye kubona Debora araje ndetse mu kuza Debora aza yishimye cyane. Ati Debora ko yishimye cyane se bimeze biti? Fabrice nyine hari bidi y'abashuti yanjye izaba ejo kandi rwose bantumiye ndetse bashaka ko tuzajyana ndetse ejo tukazajyanayo. Shamba baranifitiye agahinda w'umukobwa yanyanze none uri kuzana mu bintu by'amabidi. Ati no se kuba yakwanze ari birenze mwana nyine ubuzima burakomeza tu, ubuzima burakomeza nta birenze pe. Ati ahashanye ndi kumva ntari ready rwose, ndi kumva ntabyiteguriye. Ati reka rwose Fabrice ntabwo wabinkora pe, mbabara tujyane basi ndakwinginze. Ati okay ntari rwose ejo tuzajyana nagenda bitegure gusa nyine ndashaka kugera ndetse nsubire kuri ya studio ndebe ko umuziki wanjye rwose warangije kuba bawutunganya. Gusa sinzi ko ndibuze kuba nabona imbaraga pe kurebana na Faisa kandi rwose yaranyanze. Ati sha ubuzima burakomeza niwe wa mbere se ukwanze ntibajya bakwanguka ukaza ukandirira Bwacya ukambwira ngo tuzongera gusubira mu rukundo ariko kongera ukabisubiramo. Aha wana mugani pe reka ngende ndetse ndabizi biraza kuba byakunda bana. Ati birakunda mani genda ukora umuziki wawe ukurikirane neza ibindi bizaza nyuma ndetse ibintu by'abakobwa bawirukamo sinzi ari ibiki bana. Nta n'impamvu yo kuba bagutesha umutwe jya ubakwa mu bihorere bro. Sha uba wumva byoroshye ariko kuri nyemba numva binkomereye pe. Ya ndabyumva nyine babigukomereye gusa ugomba kubikwama ndetse ukabiringa mama se ari birenze we. Aha wana mugani nta birenze reka ngende ndetse mbashe kuba nakitunganyiriza umuziki wanjye. Gusa nyine reka ngende ndetse nditegura nta birenze ejo tuzajyana tu. Nuko Fabrice se kagera ndetse ajya kwa Dylan gusa mu kwashika rwose yasanze indirimbo ye yararangiye dore ko yari indirimbo nziza ndetse iryoheye amatwi. Ati Dylan indirimbo yanjye se warayirangije man? Ati yego bro narayirangije ndetse imeze neza ndakeka nayikumvisha ndetse ukayikunda. Ati wow nice song kabisa n'indirimbo nziza cyane ahubwo se nyine kumbu nutameze neza bro bimeze biti? Tisha nyine shana datinganye n'umukobwa aranyanga none byambabaje byahatari. Ati bro siko nawe ukiri umwana man ibyo ni ibintu bikikubabaza byo ni ibintu nge nagize ubuzima bwanjye busanzwe man. Tereta umukobwa kanyanga man yanyanga ibintu bigakomeza nta biba birenze none wenda bibona wabyegereje umutima byakubabaje wagira ngo ni isambu wabuze we. Sha bro wambabariye kuko nawe wabyumva bikubaye uzi kuntu bibabaza man. Sha reka gabanya ibintu ngibyo bibabaza se iki ni isambu buze cyangwa ni ibintu byadanje ubuze man bipowe nta birenze byibagirwe. Sha birekewe ntabyo uzi nuko utazi kuntu byambabaje. Bipowe man ahubwo gira vuba indirimbo yawe sabwo mbwira nyine indirimbo yawe uzayikorera amashusho cyangwa uzayisora gutya ari audio. Ati bro mbona ikiza rwose nayisora direct byose nabikoreye icyarimwe. Ati okay rero ndumva washaka rwose umuntu urenze rwose mu video edit rwose akagukorera ishusho birenze. Okay sa rwose nta birenze bro nta birenze reka ndaye nyende ndebe ko rwose nabikoraho ndetse n'ibintu by'ishusho ubwo rwose tuzasubira ndetse hari n'akaruri ngiye kuba najyamo rwose sister yantumiye. Ati se man kutaba wandabuye ngo nge nawe tujyane. Bro nyine natekereje ko rwose uzaba ufite akazi kenshi niyo mpamvu utigeze nkuvugisha tu. Tisha naho ngaho rwose undabuje man ugomba kundabura tukajyana bana hari biba birenze se. Sha bro nyine ihangane sinigeze mbimenya gusa utari rwose nzajya nkurabura pe. Ati okay fine ntari rwose genda ubwo turi kumwe. Nuko Fabrice se kagenda gusa mu gusohoka muri studio ya se kahura na Faisa. Ati Fabrice bimeze bite se? Ati bimeze neza ntari bifaye. Ese ko noneho utaje utambwiye ko utigeze umbwira kuri buze hano? Ati fine I'm sorry numvaga atari ngombwa kuba nabikubwira tu. Atari kutambwira ko rwose impamvu wanze kubimbwira ruko rwose ibintu byejo byabaye ndetse ko nakubwiye ko nge nawe tutakundana. Ati nabyo birimo gusa nta birenze nyine nuko numvaga atari ngombwa kuba nabikubwira. Ati hoya rwose nawe rwose Fabrice bigira birebire pe. Ati se kuba umudada yakubwira ko afite boyfriend rwose aricyo babitwara ese basi washakaga ko nkubeshya ndetse nkakugerekaho abandi we nibyo wari kwishimira? Ati wana mugani nyine nta birenze nuko nyine z'uburyo nabitekereje gusa nta birenze tu ndetse nta byadanje ahubwo reka nkureke ngende arantu ngiye kuba najye ubwo turi buze kuba twasubira. Ati shandi kubona uri kwitwara mu buryo budasanzwe bro. Nta birenze rwose fayi nta birenze ahubwo reka ngende ubwo tuzasubira ejo nzagaruka hano. Indirimbo yawe se basi yarangiye? Ati yarangiye ndetse numvishije ari nziza cyane rwose pe uko byasa kose izakundwa.
ati okay fine ntarebi rwose. Ko barakwereka bukeye rwaho rwose Debora ndetse na Fabrice bariteguye bajya mu kirori nk'uko bari babivuganye. Gusa mu gushika mu kirori rwose Debora yatangiye kuba yakereka abashuti be rwose musaza we. Ati Emery rwose nyine ni musaza wanjye bamwita Fabrice ntumuzi se. Ati wow ndamuzi rwose muzi ku mafoto gusa twari tutarahura ndetse twari tutaranavugana. Ati Fabri bimeze bite se? Ati bimeze neza rwose nta kibazo. Ati sawa bimeze bite Emery? Ati nanjye bimeze neza rwose Fabri nta kibazo bimeze neza ndetse ndakomeye gusa rwose ni byiza guhura nawe pe. Debora yahoraga kumbwira narifuje guhura nawe none nyine finally turahuye ndetse duhuriye mu kirori rwose. Ati rwose duhuriye mu kirori kandi rwose n'umugisha kuba njye nawe rwose duhuye. Ati yego rwose. Ati se kino kirori ni cyanda ahubwo ko najemo ntanabizi we. Ariko rwose nawe Fabri wajureka kunsebye sinakubwiye ko ari cya Geraldine koko. Ati amusoni se umugeraldine ari ko ndari kumubona. Cyakora wansebye bro wansebye. Ati watu man nta birenze bibikabiriza gusa ndagusebeje koko sister. Ati gusa Emery wibitindaho rwose nyine namubwiye ko turi buze kuba twaza mu kirori cy'abashuti banjye sinigeze bimusobanurira tu. Ati no nta birenze man nge ndabyumva ndetse cyane ndabyumva pe ndabyumva nyine hari igihe we yaje ndetse kubera wowe ndabizi rwose ntabwo yigeze yita ku bya Geraldine gusa nta birenze gusa nyine ndimubwire Geraldine ko yabijemo ndetse atanabizi ko Geraldine ntiyabikunda tu. Ati ahubwo se uwo Geraldine ari he ntaza kuba naraburiza bwo nkamwitiranya n'abandi ndetse nkavuga ko atari we wagize biti kandi ari we nundabizi naraburiza bya hatari. Nuko bahise kwamwereka ifoto gusa mu kumwereka ifoto Fabrice seka atangara cyane ati wow rwose ndabona Geraldine ari umukobwa mwiza cyane pe. Ati oya se kandi Fabri utambwira ko ati oya Debora witekereza byinshi nyine cyo nkubwiye ni umukobwa mwiza nyine I mean burya agaragara physical appearance ye rwose ni umukobwa mwiza nta bindi nishatse gusobanura ndabizi ugira itiko. Ati aha nari ngize ngo hari ibindi bro no nashatse bari kunkira pe. Nuko barakwereka ikirori cyarabaye ndetse mu kumara kuba rwose Emery yahise kasigara aho ndetse asigara aganira na Fabrice. Ati Fabri bimeze bite se? Ati ni byiza rwose Emery ntarebi gusa ndabona ugaragara neza pe. Ati thank you gusa nawe uragaragara neza rwose bro. Ati se Emery nkubaza ikibazo nge nakubonye mpita kwishimira ko kanya direct pe ndetse ko nkwishimira. Ati oya se kandi wanyishimiye gute se kandi Fabri mu buhe buryo? Ati nyine nagukunze mwana. Ati aha sikabanga i Kigali mwabaye seriye. Ati kano kanyuse ko nkunda rwose ari tukinahura we tutaranavugana. Atari kuziranye na mushiki wanjye kandi ndabizi rwose mushiki wanjye ndabizi ntabwo yavugana ndetse nta nubwo yamenyana n'abakobwa rwose batari beza ndetse batitwara neza. Ati no ndabizi nyine gusa cyari byiza rwose kuba nkunze gusa nanjye mfite undi muntu nkunda pe. Atahe ati se ko bikubabaje kandi bigenze biti? Ati nyine ufite undi muntu ukunda nyine birantangaje pe. Ase ko cy'abakobwa bose baba bafite abasheri we. Ati se ubwo we nta wundi musheri ufite we? Ati nge ntawe naramubuze nakomeje kuba naraburiza. Ati aha ihangane rwose. Gusa bakiri muri ibyo rwose Debora yahise kaza ndetse agaruka ahangaha basanga ari kwinywera agafanta yanezerewe cyane. Ati Fabri ndabona rwose we nawe Emery mwahuje pe. Ati twahuje ibiki se ko mbona nawe rwose yigize shashi kambwiye ngo nawe afite sheri. Ati bro utitaye kuba guca intege komeza ugerageze gusa ndikubona ibintu nta mahirwe ubifitemo pe. Wikorera umuziki ibi bintu rwose bikwabe si ibyawe. Gusa Fabrice se kava muri icyo kirori ndetse akivamo nabwo yarakaye akajya gushaka umuproducer uzabasha ko yamukorera video ye dore amaze kubona ko rwose ibintu by'ubushuti ndetse n'urukundo rwose bitari kumuhira. Gusa yaragiye ndetse abona umuntu wakumbaga kuba yamukorera amashusho ndetse aragenda arashutinga akora video nziza cyane rwose. Gusa mu kumara gukora video ye yahise kayaprodinga ndetse mu kuyaprodinga kuri YouTube rwose irarebwa ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zose dore ko yakunzwe cyane ndetse abantu bose barayishimira. Gusa hashize iminsi Emery nahise kongera ahamagara Fabrice. Ati Emery bimeze bite se kandi kumpamagaye wowe? Ati ese Fabri kuguhamagara ni ikibazo koko? Ati no nta kibazo kibirimo gusa nyine binatunguwe pe nari mbizi neza wari umaze iminsi utampamagara. Ati yego rwose nari maze iminsi ntaguhamagara gusa nyine aka kanya ntekereje kuba naguhamagara kugira ngo basi nkubaze amakuru nkubaze kumeza se umeze neza. Ati yego rwose meze neza ndetse nta kibazo mfite pe. Ati none se Fabri byayo ntwari wambwiye ngo byo kujya muri relationship uracyakomeje uracyari seriye ko noneho ngubu ndi ready? Ati no rwose
Emery wari ukoze byari byiza gusa ubu ngubu rwose ntabwo ndi ready nanjye nyine hari ibyo mpugiyemo rwose ntabwo mbikeneye kano kanya pe. Ati ubwo se ushatse kuvuga ko ndaburije? Ati yego rwose ndakuraburije ntabwo byashoboka kano kanya ndi busy mfite ibyo ndimo mfite amaproje menshi y'umuziki rwose ibyo ndibyo ndi kumva atari byo nagakwiye kuba nshize imbere. Ati yes rwose nta kibazo tu. Ukora kwereka de Bryce kaza ndetse amusanga muri sala amusanga amaze kuvugana na Emery ati se nindi maze kumvuka ati yewe bari kuvugana kuri telefone. Ati yewe ni Emery nari kumbaza ngo nimba ndi ready rwose ngo dute tujya mu bintu by'inkundo gusa mbwiye ko nifitiye proje ndetse ntabikeneye. Wow sinumva se none wamaze kuba umuntu w'umugabo rwose bro ubundi biriya bintu ntago ari ibyawe rwose ikorera umuziki mani bino bintu rwose bipoye bivemo ndetse ukora amaproje yawe neza bro naho biriya byose ntago ari ibyawe bireke rwose pe. Kuko namaze kuba natungurwa nabonye indirimbo yawe rwose imaze kuba yagira mu minsi itarenze 5 rwose. Ati kabisa iriya ndirimbo yakunzwe cyane nanjye nabikunze cyane pe. Ati okay bro rero courage ndetse kora proje zawe mani uve ku bakobwa kuko nabo kugutesha umutwe gusa. Inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye. Kwibutsa gukora subscribe utarayikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zanjye ndetse n'ibindi biganiro binyura kuri YouTube channel. Ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha.